abantu tubona bakorana n'inkotanyi ni Sebukinganda wa Butete muri Kidaho Lawrence yani umugore wa Kenyeri ku Bisombera Ruhije inkotanyi ifite akabare kuri komine Kidaho. Ku munsi nk'uyu w'itariki ya 13 Mata mu 1994 leta y'abicanyi yari ikomeje umugambi wayo mubisha wo gutsemba abatutsi hirya no hino mu gihugu. Iyi nyandiko tugiye kuvugaho iragaragaza hamwe mu hantu hashoboye kumenyekana hico abatutsi kuri iyi tariki mu 1994. Enga twiririmbire muze twishime nshuti inkotanyi zashize muze twishime nshuti yewe imana ntirenganya. Icwa ry'abatutsi muri Collège Saint Andre Nyamirambo mu murenge wa Nyamirambo mu kigo cy'ishuri rya Saint Andre no muri kiliziya yitiriwe Mutagatifu Karoli Rwanga hico abatutsi benshi bari bahahungiye baturuka Butamwa, Nyamirambo, Kivugiza, Mumena, Nyakabanda, Rwezamenyo, Kabusunzu, Nyarugenge, Biryogo. Bamwe muri bo bagiye mu kiliziya abandi bajya muri Saint Andre, abandi bajya mu kigo cy'abafurere cya Saint Joseph kiri Nyamirambo. Muri kiliziya Karoli Rwanga hico abatutsi bake ugereranije n'abice muri Saint Andre nubwo nabo bari bake ugereranije n'abice mu kigo cya Saint Joseph kuko abari aho hose bavuzwe haruguru bumvaga amakuru ko Saint Joseph hari benshi kandi abihaye Imana babafashe neza nta wabakoraho. Bose bagahita bagerageza kuba ariho bajya. Nyuma yo kwica bari bahungiye muri Saint Andre no muri Karoli Rwanga bagiye kwica bari muri Saint Joseph kugeza naho bishemo bamwe mu bafurere bari banze ko abo batutsi bicwa. Abaharokokeye bahamya ko bari bahahungiye barenga 2,000 kuko na nyuma yo kubica imirambo yari myinshi cyane igerekeranye. Icwa ry'abatutsi Kanyinya komine Nyarugenge mu 1994 ku murenge wa Kanyinya abatutsi benshi baho n'abahahungiye baturukaga mu murenge wa Jari akarere ka Gasabo bahungiye ku murenge wa Kanyinya. Uwari konsenza bamwita Joseph abasaba ko babwira n'abandi bataricwa bakaza kugira ngo babarindire umutekano. Kwa 13 z'ukwezi kwa 4 1994 abicanyi bamaze kubona ko nta bandi batutsi basigaye konseye babwiye ko agiye kubazanira abajandarume bakabashakira aho babashyira kugira ngo bacungirwe umutekano. Baraza bababwira ko babajyanye ahitwa Mukana mu gakombe kare hagati y'imisozi bakabarindiramo kuko nta ntera hamwe yahamenya. Barabashoreye babagejejeyo barahabasiga bababwira ko bagiye kubashakira ibyo kurya. Bigeze ku mugoroba babazanira intera hamwe zirabatemagura ijoro ryose. Abasirikare bajya hejuru y'umusozi kureba ko hari ubasha kubacika kugira ngo bamurase. Barabishe bose harokoka abana bagera muri 4 bari kumwe n'imirambo y'ababyeyi babo bahindutse amaraso bakagira ngo bapfuye. Abasore bari hariya hepfo hafi y'ibagiro umuntu ajya ku Kimisagara simpaza ariko ni kwiteme ariko nababwira yuko ibintu mwamahaye ngatumagura. Icwa ry'abatutsi ku kiliziya Gishaka Ibumbogo Kigali mu murenge wa Bumbogo mu kagari ka Nkuzuzu hari abatutsi benshi bari bahatuye mbere ya jenoside. Mu gitondo cyo kwa 7 z'ukwa 4 1994 intera hamwe zabyutse zivuza amafirimbi yo gutangira kubica bariyegeranya bishyira hamwe ku gasozi ka Nkuzuzu. Bakoresheje amabuye, amacumu n'imiheto. Izo ntera hamwe zabicaga zarimo abitwa Nyundo, Vianney, Rubanguza, Karangwa, Gashumba, Rwiyamira Michel, Habarurema, Emile, Ruhamanya na Rwabuhihi. Barwanye nabo kuva kwa 7 Mata 1994 nimugoroba. Intera hamwe zibonye ko zigiye kuneshwa kwa 12 z'ukwa 4 1994 nimugoroba zihuruza abasirikare ba Habyarimana kwa 13 z'ukwa 4 1994 babarasira kubamara ari na tariki yabaye mbi cyane mu mateka yabo. Ababashije kwarokokera uwo munsi bahungiye kuri Paruwasi ya Gishaka. Bagezeyo basanze umupadiri w'umuzungu witwaga Michel abasangisha abandi bari bahungiye mu kiliziya bari baturutse Rutunga, Rubungo, Nduba na Jurwe muri Ndera. Padiri atangira kubashakira ibibatunga no kubasengera kuva mu ijoro ryo kwa 13 Mata 1994. Bigeze kwa 14 Mata 1994 intera hamwe zirabatera zarimo abapolisi ba komine Gikomero bitwaga Nyarwaya Michel wari burigadiye wa komine Gikomero
Rubanguka Matiyasi wari kontabule wa komine Gikomero, Rusatsi wari umuganga kuri Centre de Santé ya Gishaka, n'interahamwe yari ikomeye cyane yitwaga Sevala. Aba bose bakaba barafatanyaga na burugumesitiri Rutaganira Teresifore wa komine Gikomero n'abapolisi ba komine Gikomero. Birakaza ariko ngo bibaha kuraje kabisa, murinde rero uwo mwobo w'amazi ejo batazagira inyenzi iwunyuramo, muzayimerere nabi mumaze kunywa kuri ako kantu. Icwa ry'abatutsi kuri Paruwasi Gatolika ya Musha Kigali. Kwa 12 kugeza kwa 13 Mata 1994, Paruwasi ya Kiliziya Gatolika ya Musha hiciwe abatutsi basaga 8,000, ubwo wari burugumesitiri wa komine Gikoro Bisengimana Paul, Mukemba wari umushoferi wa komine, na Makombe wari umukangurambaga w'urubyiruko bari kwisonga mu bwicanyi bwahabereye. Komine Gikoro yari iyobowe na burugumesitiri Bisengimana kuva mu 1981. Paul Bisengimana yayoboye interahamwe zibanza gukorera abakobwa n'abagore ibikorwa by'urukozasoni imbere y'ababyeyi babo. Hari nabo bajyanye mu byobo byacukurwagamo amabuye nyuma y'ibyo bikorwa bakanabiciramo. Paul Bisengimana ufite umugore n'abana 10 yaburanye mu rukiko mpuzamahanga mpanabyaha rwashyiriweho u Rwanda, yemera ibyaha by'ubwicanyi yakoze, akatirwa igifungo cy'imyaka 15. Icwa ry'abatutsi ku Muhororo Kibirira muri Ngororero. Mu cyari komine Kibirira, jenoside yabanje kugeragezwa mbere ya Mata 1994, cyane cyane mu 1992 nyuma y'imbwirwaruhame ya Dr. Mugesera Leo yavugiye ku Kabaya muri mitingi y'ishyaka rya MRND, aho abenshi bishwe harimo nabo mu makomine ya Ramba na Gaseke muri Ndaro. Na mbere y'ijambo ryo ku Kabaya, muri Kibirira habaye ubwicanyi hagati ya tariki 11 na 13 z'ukwa 10 1990, hicwa abatutsi benshi. Barongera muri Mutarama 1993, muri komine Giciye, Satinski, Ramba, Kanama, Kayove na Kibirira mu yahoze ari prefecture ya Gisenyi. Hari n'abarushywe mu mugezi wa Nyabarongo ahitwa ku Cyomi Gatumba. Abiciwe Kibirira mu bitaro bya Muhororo harimo abarwayi, abarwaza n'abaganga n'abandi bakozi bo mu bitaro. Abiciwe ku Kiliziya Muhororo no ku icumbi ry'abihaye Imana harimo ababikira n'abapadiri. Abatutsi ba Kibirira kandi bamwe bafungiye mu cyari Iga, ikigo gihugura abaturage. Bashaka kubatwikiramo ariko abatutsi bamena ikirahure baca mu kadirishya gato barahunga. Inama zitegura ubwicanyi zaberaga mu biro bya za komine Ramba na Kibirira, ku biro by'amashyaka MRND, CDR na MDR, no ku biro bya Inspecteur d'arrondissement n'ahandi mu ngo z'abari abategetsi icyo gihe. Hafi y'ahahoze komine Kibirira hari akabari bari tuze ka Abishuka Charles kari Gatumba, akabari kuwitwa Rwanyagatare. Ku Kiliziya Muhororo hiciwe ababikira n'abapadiri batandukanye. Nubwo abihaye Imana bo muri kominote y'abene bikira yo ku Muhororo bo babanje kwirwanaho, ariko nyuma baganzwa n'amasasu y'imbunda zazanywe n'uwari burigadiye wa komine Kibirira witwaga Mutabaruka Alias Ribenge, nizatanzwe na Hondero Rwanyagatare na Dusabe Mungu Alias Bizuru, bari batuye muri santere ya Rusumo Gatumba. Muzi yuko hari inyenzi ziri mu gihugu zafashe abana bazo zibohereza ku rugamba kujya gufatanya n'inkotanyi. Ibyo ni ibintu mwiyumvira muzi. Icwa ry'abatutsi kuri Kiliziya Gatolika ya Rukara Kayonza. Ku Kiliziya ya Paruwasi Gatolika ya Rukara hafi y'Igahini hahungiye abatutsi benshi baturutse ahantu hatandukanye. Ku ikubitiro hishwe abatutsi 12 bishwe bari bagiye kurwana n'interahamwe ngo zireke kubatwarira inka zabo kuko bari bazihunganye. Hamaze kwicwa bo nibwo n'ibyo bahunganye byose byatwawe, abandi nabo bahita bicwa kwa 13 z'ukwa 4 1994. Ubwicanyi bwayobowe na burugumesitiri wa komine Rukara Mpambaraja ndetse n'interahamwe zari ziturutse Murambi ziyobowe na Gatete Jean Baptiste. Nubwo Jean Mpambara yagizwe umwere n'urukiko mpuzamahanga rwa Arusha, abacitse ku icumu bemeza ko ari ku isonga ry'ubwicanyi, akaba yaranakoranaga bya hafi na Minisitiri Justine Mugenzi nawe ukomoka Igahini. Mpambara yanabonetse mu Bufaransa ashinjura Ngenzi Octavie na Tito Barahira bayoboye jenoside Kabarondo, bakaba barakatiwe igifungo cya burundu n'urukiko rw'Ipari mu Bufaransa. Icyo gihe n'ukuvuga ko twebwe abaturage bagombye gukora, tugomba kwikorera izo ngegera tukazitemba. Ntimugatinye,
mumenye ko mutazakata izosi ari uzaribakata. icwa ry'abatutsi iruharambuga Nyamasheke. Interahamwe za Rukoma zibowe na Gasarasi Welarisi kwa 13 Mata 1994 zagose abatutsi baho barenga 60 zibahuriza kwa Nyirandimubeshi Asteri zirahabicira. Nyuma yo kwica aba batutsi, Gasarasi yahuje interahamwe zari zimaze kubica, arazishimira kubw'igikorwa bakoze, ababwira ko ibyabo abibahaye kandi bakwiye gukomeza guhiga umututsi ahava akagera. Nanone mu cyahoze ari segiteri Ruharambuga ya mbere muri serire ya Kigabiro hafashwe abana 41 bakuye iwabo babeshya ababyeyi babo ko babahungishije. Abandi babakuye mu ngo ku gato, babajyana mu cyobo cyari cyaracukuwe n'abahutu ku ishyamba rya Nyungwe aho bita Gasarabuye, bakabatama ari bazima. Nyuma yaho bazana ibishangara byinshi babatwikira muri cya cyobo bari babajugunyemo ari bazima, bagereka amabuye ngo nutarashiramo umwuka yicwe n'amabuye. Niba gukubita urushi kwitama rimwe uzabatere ebyiri kurindi hanyuma biture hasi ubutazazazamo. Abishe mu bihuru zikabahiga, harabo bahigishaga imbwa zikabavumbura, zabavumbura interahamwe zikabica. Icwa ry'abatutsi Nyakanyinya muri uru Rusizi. Mu murenge wa Mururu ahitwa Nyakanyinya kwa 13 Mata 1994 hakozwe ibarura ry'abatutsi bari bamaze guhungira Nyakanyinya, rikaba ryarakozwe na Patrice Mwene Gatukura. Icyo gihe hari hamaze kugera abatutsi nka 800. Inka zabo zatwaye na konseye Harerimana Jean Bosco, Sendege n'izindi nterahamwe. Haje igitero cy'interahamwe nyinshi zari zivuye Mururu, Nyakanyinya, Miko n'abajandarume bari baturutse Igihundwe, bahurira hitwa Hangari baza kwica Nyakanyinya. Barahageze batangira kwica n'ubugome bwinshi bakoresheje grenade, imbunda n'intwaro gakondo kuko interahamwe zari zamaze kugota abatutsi bari bahahungiye kandi zari nyinshi. Bamaze kubambura intwaro bari baje bitwaje, mbese byari bikomeye. Nyuma abagore n'abana bahungiye mu mashuri no mu rusengero rwari ruhari. Interahamwe zirurira zikura amategura, zigata umuriro mu nzu kugira ngo abatutsi bari bihishe mu nzu basohoke babone uko babica. Babonye badasohoka nk'uko babishakaga, nibwo bazanye umuzinga w'inzuki bawubaturamo, noneho bakwira imishwaro barabica. Abandi babatwikira mu rusengero abagore n'abana. Aha hakoreshejwe icarubozo ribi cyane kuko interahamwe zaricaga zigasubira inyuma zigasambanya imirambo y'abakobwa b'abatutsikazi. Urugero, umwarimukazi witwaga Tasiyene bamwishe nabi, barangije bamujyaho baramusambanya ngo akiri muzima yari yarabimye. Mu minsi ishize nababwiye ko twanze agasuzuguro n'ubu turacyakanga, ije ntabwo mbigarukaho. Icwa ry'abatutsi Kirinda Karongi. Kirinda iherereye mu cyahoze ari komine Bwakira muri perefegitura ya Kibuye, ubu ni mu murenge wa Murambi mu karere ka Karongi. Hari hubatse ibitaro n'icyicaro cy'itorero rya EPR. Mu gihe cya jenoside, burugumesitiri wa Bwakira yitwaga Kabasha Tarisise. Muri jenoside, abatutsi benshi bahungiye mu ishuri ryisumbuye, abandi bahungiye mu bitaro. Bijejwe gucungirwa umutekano, ariko nyuma yaho baje kwicwa ndetse imirambo yabo bakajya kuyijugunya mu mugezi wa Nyabarongo. Umwe mu bari bayoboye interahamwe zabishe yitwaga Nyiringabo Amani, yafatanyije by'umwihariko n'umucuruzi witwaga Semirindi Moyize, wagize uruhare rukomeye mu kugura imihoro yo kwica abatutsi, ndetse n'imodoka ye yarifashishijwe cyane mu gutwara imirambo kuyijugunya mu mugezi wa Nyabarongo. Ikirinda hazwiho by'umwihariko bariyeri yitwaga intebe y'urupfu, naho hiciwe abatutsi benshi. Jenoside kandi Kirinda yahuriranye n'inama y'itorero rya EPR ku rwego rw'igihugu yari ihateraniye. Bamwe mu bapasiteri bari bitabiriye inama barishwe hamwe n'imiryango yabo. Wari umuyobozi wa EPR ku rwego rw'igihugu, Pasiteri Twagirayesu Michel, yagize uruhare rukomeye mu kubicisha. Uko nitegereje imbaga nyamwinshi iteraniye hano, biragaragara ko icyambere nari kuvuga nari nkwiye kukireka, uko nari ngiye kubabwira ngo mwirinde umugeri wa MDR irimo gutamba. Icwa ry'abatutsi muri Chapelle ya Gitwa Rutsiro. Chapelle Gatolika ya Gitwa yahungiyemo ndetse yiciwemo abatutsi benshi mu gihe cya jenoside yakorewe abatutsi. Mbere hitwaga Gitwa, ariko nyuma haje kwitwa Inyamagumba mu cyahoze ari Serire Bugina, Segiteri Kibingo.
komine Mabanza muri perefegitura ya Kibuye. Iyo shapeli yari ishamikiye kuri paruwase gatolika ya Kongo Nili, yari iyobowe n'umupadiri w'umufaransa witwaga Mendron Gabriel, niwe wagize uruhare muri jenoside. Mu Gitwa hari hatuye abatutsi benshi b'abagatolika, ari nayo mpamvu nyamukuru bahungiye kuri shapeli ya Gitwa. Bari bizeye ko bazaharokokera, ariko siko byagenze. Ikindi ni uko hari mu mpinga y'umusozi, ku buryo bumvaga byabafasha kureba neza ibitero no kwirwanaho bibaye ngombwa. Abatutsi bahungiye kuri shapeli ya Gitwa bari baturutse mu bice bitandukanye birimo mu Gitwa nyirizina, serire za Gitarama, Buhoro, Ruhingo na Kabiraho zo muri komine Mabanza n'ahandi. Kwa 11 Mata 1994 kugeza kwa 13 Mata 1994 nibwo ibitero byagabwe kuri shapeli ya Gitwa, ndetse wari burugumesitiri wa komine Mabanza Bagirishema Inyasi yagiyeyo ageze yabaza abatutsi bahungiye, bamubwira ko bagiye kuri shapeli ya Gitwa. Aravuga ngo bahungiye mu mpinga y'umusozi wa Nyamagumba kubera umusozi wari mu Ruhengeri, naho biciraga abatutsi benshi guhera mu 1959 na nyuma yaho. Uko niko hahise hitwa Nyamagumba, ku buryo n'uyu munsi hari abakihita gutyo. Ubuhamya buvuga ko muri jenoside hica abatutsi barenga 9304, bakaba bose bashyinguye mu rwibutso rwa jenoside rwahubatswe. Burugumesitiri Bagirishema yagize uruhare rukomeye mu kubicisha. Abandi bagize uruhare mu kwica abatutsi Gitwa harimo ari Brigadier Rwamakuba Emmanuel, Hakizimana Deo wari umunyamabanga wa komine Mabanza, Benimana Raphael wari burugumesitiri wa komine Rutsiro, Mabura Kindi Isidore wari burugumesitiri wa komine Kayove n'abandi. Igisambo twagira mu ngo yagiye kuri radio kuko ari perezida w'ishyaka, ariwe wayihamagariye ngo agiye kuyitira Federi irahamutsinda. Icwa ry'abatutsi ku mashuri ya Mbogo, Kinyamakara, Gikongoro. Kuri komine Kinyamakara, ku mashuri ya Mbogo n'umusozi wose wa Mbogo muri rusange, kwa 13 Mata 1994 hakusanyirijwe abatutsi benshi biyari komine Kinyamakara n'abari bavuye Gikongoro mu mujyi n'ahandi barahicirwa. Komine Kinyamakara yayoborwaga na burugumesitiri Munyaneza Sharire, niwe wagiye guhuruza abasirikare n'abajandarume barimo Colonel Simba Aloyizi, barabarasa bafatanyije n'interahamwe zari zitwaje imihoro, ubuhiri na kopa byose bishyashya n'udufuni. Kuri 13 Mata 1994 hishwe abatutsi bagera ku 3000. Abari ku isonga mu bwicanyi ni Mugemana wari Brigadier, Munyakanyinya yari OPG, Gasasira Alphonse yari Ankaride w'urubyiruko, Gasirabo Jonathan yari umwarimu mu mashuri abanza n'abandi. Kubera rero ko iryo shyaka hamwe n'andi bafatanyije kuko ari ibyitso by'inyenzi, umugabo urimo witwa Murego ageze Ikibungo afata ijambo aravuga ati twe dukomoka ku Bahutu kandi turi Abahutu, baduha kapfuna umuheto shaje z'Abahutu b'ubugurwe nandi barabaka bamwe barahwe. Icwa ry'abatutsi ahiswe kuri Esikariye Muhima Nyarugenge. Kuva tariki 13 kugeza ku 14 Mata 1994 abantu b'igice kimwe cya Muhima munsi yahoze gereza Nyarugenge ahitwa mu mudugudu w'Umwezi mu cyahoze ari serire Ruhurura, hari interahamwe n'abasirikare bakusanyaga abatutsi muri icyo gice, bakabamanura bakabajyana ahiswe kuri Esikariye, bakazibamanuraho babatemagura, babahonda imitwe mu muhanda wa kaburimbo, abandi bakabarasa. Aho hantu hicaye abatutsi benshi kuko kuri uwo muhanda bari banashyize bariyeri itega abanyura muri kaburimbo, nabo bakahicirwa bakabarunda mu muhanda. Kugeza ubu ikibabaza abafitanye isano n'abiciwe aha hantu nuko iyo mirambo batazi aho yajyanywe ngo bayishyingure mu cyubahiro. Zimwe mu nterahamwe zagize uruhare mu kwica aba bantu zabashije kumenyekana harimo Ndemeye Nikodemu wari shefu wazo, Gashaije Etienne, Shariro Rurangirwa Jean Paul n'abandi. Minisitiri w'intebe witwa ngo ni Barisenga Shitani cyangwa yaremye simbizi, afata inzira n'icyangugu ngo agiye kubuza Abahutu kwirwanaho, abatutsi babatega za mine mwabyumvise kuri radio, maze bamuhurwa amenyo namwe mwarabyiyumviye. Ku kagari ka Nkomangwa kwa 13 kugeza kwa 14 Mata 1994 hajugunywemo abatutsi benshi cyane, banabwira abana bari bakiri bato ngo nibaze babajyane ku mashuri kandi babajyanye muri Muhazi. Bivuga ko haguye abari hejuru 136 bo mu murenge wa Munyiginya
n'abandi batazwi umubare bari baturutse imihanda yose. Jenoside yakorewe Abatutsi yarateguwe ishyirwa mu bikorwa na leta. Kubona guhera tariki ya 7 Mata 1994 mu gitondo Abatutsi bicwa icyarimwe ahantu hatandukanye mu gihugu hose byerekana uburyo budashidikanywaho kari umugambi wari warateguwe na leta. Ibikubiye muri iyi nkuru ni ibyatangajwe na Dr. Bizimana Jean Damascene, Minisitiri w'Ubumwe bw'Abanyarwanda n'inshingano mboneragihugu. ati umutwe n'abarwanashyaka bose n'amashyaka bafatanye. Ubwo rero murumva abo bantu bimaze kugenda gutyo, mwiyumviye perezida w'ishyaka ryacu nyakubahwa General Major Habyarimana Juvenal ageze mu Ruhengeri avuze ikinani kiragaragara. Nuko nsoje, kanda like, ukande share, usangiza abandi aya mateka ndetse wisanzure muri comment uduhe ibitekerezo cyangwa se inyunganizi. Subscribe yo nizere ko ayikanze kera. Nje mwari kumwe na Gustave Abayisenga. Babandi bahita bajya mu urumva n'umugeri w'abo bantu ko bahwereye bateye umugeri bumvise u Rwanda rwose nabo mu yandi mashyaka barimo kuyavamo bagaruka mu ishyaka ryacu kubera ijambo ry'umukuru wacu.